ntabwo nari kubura kwihera umugabo cyangwa muterure rinago karakana ni sawa nanjye uyu munsi njya nsubiramo nkabireba nkabyitegereza nkumva nyine nanjye ntibagiye ntekereza ko ari njyewe kuyambara natangiye n'umunsi njya kuyigera ubundi nuzuye umwuka wera akintwiye nkitwikiriye ntari ataranantwikurura noneho nyuma yaho mbaye nk'umusozi nkagira ngo nkifata ariko maze kwambara impeta impeta we bana waratangiye byose hagakorwa ikintu kimwe bakambwira batumva nubwo bigeze ahari kejo bizahinduka ntibigere nyine bagahama bameze nk'abantu banega iminsi bazi ngo nyine ntibizagera ku munsi w'ubukwe ntituzaba baracyaye gutega urumva noneho urukundo rwanjye rwanyara iyo gukunda shashire kugira ngo njye kwemera narabyitondeye naranamugoye ndabizi ko nanamugoye ariko nyine nanjye nagiraga ngo mbanze ndebe neza yuko ankunda ikintu cyangoye ni ukuma ikimpaye ikizami cya mbere arambaza ati ibi n'ibi umbwiraga ibintu byinshi angahe ati bizabishobora ntibizashobora kubyihanganira uzashobora kubyihanganira tuzihanganira kuba ushobora kubura amazi ukajya ujya kwivomera buri gihe ibintu byinshi arambaza ibyo bintu byose rero kubimbaza siko njyewe nari narangije kubisubiza umutima wanjye kira niyo mahirwe nagize iyo ntaza kugira ayo mahirwe mba naretse nsubira inyuma mu rukundo bikaba birarangiye ibyo rero byari ngombwa ko mbanza nkongera nkamubwira nti banza wongere utekereze umuntu akunze uramuzi neza urabizi neza yuko nta maguru ufite urabizi neza yuko cyane bishoboka nyine banza wongere utekereze urabona ibyo bintu byose ashobora namubwiye ibintu byinshi kandi n'umuntu mbonye gutya kuri kamera nawe abitekereza ibyo bintu byinshi navuze ntaneze kuvuga ngo mbirondore yambwira kuri uyu musore Xavier kabashane guhumusoso yambwira ukuri mwongera ku kantu disi ubundi hari ibintu tudakwiye gushyiramo imbaraga zacu imana yaraturemye ubu imana nyuma yo gushaka izi bintu byose bizambaho ujye simbizi icyo ntegetswe rero ni ukuvuga ngo ibintu byose bizambaho nyuma yo gushaka ntegetswe kubyihanganira nibiba byiza itsoke nzishima nibiba ari bibi ntegetswe kubyihanganira kuko oya jewe ntago nikanga ariko barabivuga n'ubu bari abamagara kuri telefone ati twumva abantu bavuga bati se koko muracyari kumwe ese umuntu umugabo ko yatangiye gukunda ariko akigukunda bimeze bite nyine ugasanga nyine barabyibaza nkababwira ni tubanye neza nta kibazo kumva ngo abantu ngo bari bazi ko ngo mutazamara kabiri umusore ngo bazi yuko ngo hari ibintu agukurikiranyeho ngo natabibona ngo azabire oya twabwizanyije ukuri mu rukundo rwacu ibizaba ni nkuko nabandi bose byaba wongeye kuba ikaze rero bakunzi bankunda gose umutarimo ko wanarwe mu biganiro tubagezamo tubahaye ikaze aho muri hose Uwiteka abaho mugisha kuba mwemeye kuba narwe muri kino kiganiro nguko mubibona rero twasuye uyu muryango wishimye umuryango unezerewe umuryango wuje urukundo benshi cyane mukunda twabasuye baduhaye ikaze twanezerewe barwakire neza natwe katubakire kuri mikoro ndetse na kamera za Nkunda Gospel tubahaye ikaze murakoze cyane kuduha ikaze bro rumeze neza turashimira nta kibazo rero nk'abantu benshi cyangwa bababonye nk'ubwa mbere kuko ntabwo navuga ko abenshi batabazi ariko biba byiza nanone twaze kubavuga mwibwiye abadukurikiye gaturahira ku ruhande rw'iburyo birumvikana nyine iteka umutwe aba ari umugabo yego amazina nitwa Xavier Girimbabazi ndi umugabo nyine birumvikana gusa Imana ishimwe ko tugeze hano kuri Nkunda Gospel byiza ku bantu badukurikiye rwose niyo mazina yanjye ndi umugabo wacu n'ahangahe Rwamagana niho dutuye n'umugore wanjye mwiza wow urukundo ko ari rwinshi cyane ase ndakuvuze kandi tugaye ikaze murakoze cyane nko warubivuze nasuwe nirereje Diane yo mazina yanjye
tubahaye ikaze, Imana ibahumugisha kuza kudusura. Murakoze cyane. tubasanze muri cya cyumweru cya buki nuko babivuga, muranezerewe. ejo bundi mwari mwakoze ubukwe, mwari mwagize ubukwe, byari ibirori, rwari urubanza rutoroshye. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yabanye natwe, murabona ko tumeze neza. Yego. ahangaha rero mwari mumeze neza? Turaho tumeze neza. Yego. ariko nk'abantu batarakora ubukwe cyangwa abantu batabonye iriya shusho yanyu y'ubukwe, mwaduheresheho ishusho nk'ukuntu byari bimeze. ishusho y'ubukwe se ushaka aho byatangiriye si darasifi ndabivuga bitubona ibi neza neza, ahise asubira muri bya bihe. ku bantu wenda batabibonye abenshi, hari amafoto yagiye acicikana n'amavidewo aguteruye mwishimye munezerewe, n'ukuri kw'Imana byari ibirori. ya rero byari ibirori uko biri, kandi byari binanejeje, ni ibintu umuntu wese yakunda. nanjye uyu munsi njya nsubiramo nkabireba nkabyitegereza, nkumva nyine nanjye rimwe nagiye ntekereza ko ari njyewe, nyine ukumva wuzuye umwuka wawe aricyo bireba. ariko byari byiza uko bigaragara, nk'uko namwe mwagiye mubibona, mwabashije kubireba, yewe ndari abatarabibona namwe muzabireba, muzajyaho muzabibona. ariko Imana yabanye natwe ku buryo bugaragara, byari byiza. yego. ku ruhande rwa Sifi hari abakobwa bamwe usanga bararindagijwe cyangwa bavuga bati hari umusore wadushyize ku isezerano ariko yanga kudukurayo. abandi bakavuga bati Imana ntabwo ijya ibasha kuba yasohoza amasezerano. ku ruhande rwawe yarasohoye, byari bineza neza, n'ubu twinje bitubwira uti njyewe n'ubu ufite ishimwe rikomeye cyane. isezerano wari urimaranye igihe kingana gute? hari hashize igihe kinini, ari maze imyaka 15. Imana ibimbwiye ko nzubaka urugo, rero nari mbirindiriye iyo myaka yose yari ishize. ni ukuri Imana iravuga kandi igasohoza, kuko ibimenyetso byayo nyine byo gusohoza kw'iby'Imana yavuze biragaragara, turabibona, turi abahamya babyo. Yego. reka twinjire mu nkuru y'urukundo rwanyu mu buryo burambuye noneho, aho mugiye kutubwira uburyo ki mwahuye, ukuntu mwaje kuba mwahura. abantu benshi bagira amatsiko, baba bifuza kumenya uburyo ki nanone mwaje kuba mwahura. ariko mbere yaho gatoya muca make, kuko wenda ibyinshi hari benshi bagiye babizi n'abandi abatabizi ni bakeya. muraza kutubwira inkomoko cyangwa aho buri wese aturuka, aho yavukiye. reka dore kwa Sive. Rakaze cyane. Jewe mu rugo kavukire ni Ngoma, niho iwacu ahitwa mu mudugudu wa Karungu, naho mu rugo iwacu umurenge wa Kibungo. umurenge wa Kibungo. naho umutware njyewe mvukira Nyagatare, niho mu rugo. niho mu rugo Nyagatare, umurenge wa Rukomo, Rukomo ya kabiri, niko kagari wikitwa. uyu munsi rero ndi Rwamagana ku mpamvu z'ubuzima. inkuru yanyu y'urugendo rw'urukundo, cyangwa mbere y'uko mumenyana mwahuriye hehe, mwaje kuba mwahura mute? urabyibuka? Ndabyibuka aho twahuriye, ariko ntabasubize. kuki se waze kudusubiza? Ntabasubize nibyo byiza, nshatse ko ari we usubiza. nta kibazo. asubiye nyine agomba kuba acira umugabo iteka rimwe n'ubu. ariko reba uburyo umureba akajisho nirwogera. rero imihurire yacu se buriya ko itangaje. gusa twahujwe n'umurimo dukorera Imana kandi twikorera. dukorera Imana kandi twikorera, cyane cyane twikorera kurusha uko twavuga ngo dukorera Imana. rero ubundi ni konseri, nk'uko murabizi ko umugore wanjye n'umuvugabutumwa bisanzwe, ntaho twahuriye.
yaje mu murimo kuririmba n'undi aho ngaho i Nyagatare ku itorero Nteranira rya Rukomo ya kabiri, naho twahuriye ndamureba ngewe numva ndamukunze, maze kumukunda ndamukurikirana. hari ryari Yeah. umwaka Umwaka ni 2022 rego raza kureba 2022 ariko yeah. yego utubwiye ko wamubonye ariko bwiriza ukahita umukunda, niki cyagukuruye cyangwa cyatumye umukunda wiyumva umukunze nyine? Icyatumye numva mukunze ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana, ni cyankuriye numva nyine Imana yo, urabona Imana umuteguro wayo. Uyu munsi nshobora kuvuga ngo wenda ngo nuko nabonye ari kureba neza, nuko nabonye wenda ari kuririmba neza cyangwa se iki. Ibyo ni ibintu bishobora gushira yashaje cyangwa se habaye n'izindi mpamvu zitandukanye, ariko nyine kubw'umugambi w'Imana byo bitewe n'ikimana yari yarateguye byarankuriye numva ndamukunze. uhita umushakisha, utubwiye ko waje kumushakisha, mukurikiranye muri ubu buryo? Ibyo namukurikiranye nyine urabizi, nese abasore nawe uzarambagiza uzabibona umuntu kandi uranatereta n'ubundi n'ubusanzwe, bikiri umuntu ukunda mugakundana. Wenda rimwe na rimwe tumvuze gutereta, igihe umuntu nyine yumva gutereta agahita yumva ni ikintu gisebetse, ariko gutereta ntabwo ari ijambo ribi kameme, ni ijambo rusange. ni uko wenda akenshi abantu baryumva bakumva ari ijambo risebetse, ariko si ijambo ribi. Hatagira ngo wenda kuri Nkunda Gospel mvuze ijambo ribi, ntabwo ari ijambo ribi mvuze. Nyine ugira umuntu wenda mukundana, ariko tubyita Kinyarwanda naryo rirumvikana no gutereta n'ubundi no gutereta. Ubwo rero umuntu mwahuye ntago wamubonye ngo uterere iyo ngiyo gusa, washatse akanamba ke kujya muganira, ukaganira ibiganiro bitandukanye bitewe n'icyo ushaka. Nanjye n'ubwo buryo byagenze, agiye nshaka akanimero ke, kwanza naraze mwatsi, kujya muganiriza tukaganira, amubaza ibibazo byinshi bitewe n'icyo nshaka, bikarangira rero birangira dukundanye. muri uko gutereta nk'uko wari uri kubivuga. Muri rusange twese ikiremwa muntu dukunda umuntu hari icyo turi gushingiraho, wenda uburyo areba sibyo, ubwiza bw'inyuma, ukavuga uti uyu gutya na gutya, ibyo byose sibyo ni ibintu dushingiraho. Wenda Asifa ashobora kuba yarabikubajije. Nawe rero ko wenda iyi si, ubu buzima cyangwa n'uburyo tubayeho, hari benshi cyane, ujya guhitamo Asifa, washingiye ku iki n'iki cyagukurikiranye twateye umuntu, reka uvuga uti muhisemo, numva yuko ari uyu nguyu twazabana? Wenda ndumva yuko Asifa igeze no kukikubaza. Yego nambajije buriya mfite ibyo namusubije. Urwego ariko yarabajije ngo namukundiye iki, cyangwa nagukundiye iki, namusubije ngo icyese. icyo nagusubije icyo wansubije, yajya kunsubiza yarambwiye ngo icyo nagukundiye ko ugira ibyishimo, umunezero nakubonanye bitewe n'ukuntu ukomeze, byanteye kumva ngo ukunze cyane. Ubwo rero nibyo cyane urebye yambwiraga. akibikubwira se wewe yise ubyumva uti ntabwo uvuze ati uyu ntabwo ari kimwe n'abasore b'iki gihe bashaka bagukunda bakurikiranye ibintu runaka, yabibona agahita yigendera? Rero ukuntu twamenyanye n'uyu musore nk'uko abikubwira, kugeza hano ni umugabo, ukuntu twamenyanye nyine buriya biterwa n'ahantu umuntu mwahuriye, kuko buri muntu wese ushobora guhura n'umuntu mu modoka, ukuntu muhuye n'iki byose nuko. Ariko jyewe twahuriye ku murimo w'Imana, kuko n'itorero ryabo ryari ryateguye igiterane cy'iminsi 2, ngenda ngiyeyo. Rero kumva byonyine ko kuba duhuriye mu bintu by'Imana ariko umurimo w'Imana, noneho nanone ikindi nawe ni umukristo wo kuri iryo torero, ni n'umuririmbyi,
ya nta bintu byinshi nagiye gutekerezaho cyane birenze. Numvaga duhujwe n'umurimo w'Imana, kandi hari ukuntu ko wenda umuntu yaka nimero undi muntu jyewe yarazinyatse abanza kugenda anganiriza, ariko nyine we yarankunze araceceka, kugenda anganiriza bijyanye n'ahavugiye avuga byose nyine nuko. Nanjye nagiye mubaza ibintu bijyanye n'ubwiza, ese wankundiye uko ndeshya, uko ndeba, uko ngira gute n'iki byose. Arambwira ngo njye nakurikiranye uko waririmbye, uko wabwirije ijambo ry'Imana, uko wagize gute, numva nuzuye gukunda. niwe musore wa mbere mwari mukundanye cyangwa ari ugute? Reka bamwe sire n'abibuka abana hari nka 20 buriya bari bakundanye. iyo noneho nagize umugisha, nagize umugisha ni ukuri. Nagize umugisha, abasore barankundaga, nawe yaje hari abo dukundana nyine, ariko ubwo nuko byarangiye gutya. Byararangiye twarabanye. gashobora kuba yarakugoye bro kuko ugiye kubyibuka. Sanje se yo twabivuga tutari kuri kamera. Asi ko cyagoye ndi mwana no kuri kwima. Oya rero reka mbabwire, dukurikije ubuzima bw'iyisi nta kintu wabona utavunitse. Nese yari kuza akambwira ngo ndagukunda nkahita nikirizara, nkahita nemera. Byari ngombwa ko banza kumucisha mu buryo bumwe n'ubundi, kugira ngo rega nawe yinjire mu bintu abizi neza. None se ko tubwiye ko wari ufite abasore benshi baguteretaga muri icyo gihe, kubera icyo ari wahisemo? Buriya rero reka nzamubwire, Messi myinshi gahimwa n'umwe, ukundwa na benshi pe, nakunzwe nabo, umugisha w'Imana narawugize, nkundwa na benshi, ariko nyine nawe urabizi hari aho bigera nyine hamwe no gusenga Imana ukagira umuntu umutima wawe wumva pe udakwiye gukweba. Utubwiye ko wateretswe na benshi, wenda harimo abari bafite ubwo bushobozi benshi cyane, cyangwa we yabarushaga karyoshye abita umanye? Oya, arakijijwe, nabwije ukuri arakijijwe. Hari utuntu nagiye mbona kuri we ntagiye mbona ku bandi, tugiye dutandukanye, tutarimo uburyarya, ibintu byo kwiyemera. Kubera ubuzima nakuriyemo nyuma yo kumugara, byatumye numva nshaka umuntu umbwiza ukuri. Ibintu byose twagiye tuganiranye nawe yagiye ambwiza ukuri, nagiye mbibona, bituma numva ndushaho kumukunda. Ibintu bikaze cyane. Bro, hari bamwe mu nshuti zawe bakubwiraga bati wenda sibyo uriya mukobwa ntago muberanye, se wamwihoreye ukishakira nuza ko ari we sawa. Kugira ngo ukomeze kwa Sifa uvuga uti uyu nguyu ndagomba mutsindire, byagenze bite? Rwa rugamba rumeze rute? Mbere y'ibindi byose na competition nayo ni mu ndatsindira umuntu ko n'ubundi naruko nahise akure ntacyari kurenga icyari kije. Kandi abo bantu nabo nyine abantu baca umuntu intege, ariko nta gihinduye kirimo umuntu buke. Ko byagenda kose upfa kuba wafashe decision yourself uri wenyine, nta kindi kintu ushobora guhindura ikintu wiyemeje, ibyo abantu bavuga ibyo ari byo byose. Asi kuba yarateye intambwe, agafata intambwe ya mbere akaza kubwira yuko agukunda, wiyumvise umeze ute kugira ngo umwemere uvuga uti ndabyemeye? Mbere yuko umubwira uti ndabyemeye, waje kubitekerezaho ujya kumwigaho, byo byari bimeze bite? Rero ni ibisanzwe, umuntu wese yakubwiye ikintu runaka urabanza ugafata igihe cyo kubitekerezaho, urabitekereza ukabanza ukongera ugafata undi mwanya ukongera ukabitekereza, nyine bikagutwara igihe nawe kugira ngo ubashe kumenya neza uko ukwiye kwinjira muri ibyo bintu, kuko hari ukuntu umuntu yinjira mu bintu ahubutse ejo akicuza. Ariko nyine narabyitondeye, ndabyitondera nyine kugira ngo njye kwemera, narabyitondeye, naranamugoye.
naramugoye ndabizi ko naramugoye ariko nyine nanjye nagiraga ngo mbanze ndebe neza yuko ankunda ko hari abantu benshi umuntu nyine agukunda buriya kuvuga ijambo ngo umuntu aragukunda gusa ntabwo bihagije ahubwo nyuma yo kugukunda umwanya uri hagati aho ngaho ibikorwa bigiye kuba ukuntu agiye kwitwara ese ukuntu azajya kuvugisha ese umwanya azajya guha ngo ibyo nibyo bigufasha kumenya umuntu arankunda by'ukuri cyangwa ntankunda rero byari ngombwa ko mbyitondera mu miteguro yanyu yo kurambagizanya hagati y'umusore aho afata icyemezo akajya kwibwira umuryango nawe umuryango wawe ukajya mukabwira n'imiryango igasurana ni iki cyabagoye mu myiteguro yanyu yo kuvuga muti turi mu nzira yo kuba twakora mariage tugasezerana imbere y'amategeko n'Imana? Kaduhere ku ruhande rwawe. Ku ruhande rwanjye rero imiryango nta kibazo yari ifite gihe ahubwo jyewe ndigera nifite ikibazo ku muryango ariko umuryango wanjye narabatunguye umunsi nateguyeho kubereka umusore ngomba kubana nawe ubona ahisemo kandi nabyemereye baratunguwe nyine ndababwira afite abashyitsi bari buze kunsura bibabwira gutyo sinaberurira ahageze nyine turarya turanywa dusoje nyine mbona kubibabwira ngiye ku ruhande rwanjye nta kibazo. Bro we byari bimeze bite? Rero urabona nyine uburyo nari mukunze kandi afite ubumuga natekerezaga uburyo ushobora kubibwira umuryango ukabyemera ariko ngewe numvaga babyemera batabyemera n'undi nta kirengije icyo niyemeje ko cyagenda kose ariko bibabwiye mbona nta kibazo barabyakira uwo mbibwiye numva mufite ubwoba nkumva barabyakira bibwira ko ufite ubwoba nkumva barabyakira it's okay mva ni byiza ngiye mu muryango wabo numva ntibari kubyanga kameme turasyemera dutangira umushinga iyo nta bintu nta magorane menshi cyane yajemo kabone ko gwari n'umugambi w'Imana nta magorane menshi yigezozamo. Mu nzira rero yo gutegura ubukwe bwanyu muvuga muti turi kuba twapanga uyu mushinga icyo gitekerezo cyaba cyaraturutse iwawe cyangwa ni kwa Sifi? Oya nanone ninjye wakunze sibyo urabizi nk'uko Bible bivuga umugabo niwe ukunda ubundi umugore icyo ashinzwe ni ukuganduka ubwo rero njye narakunze ndabivuga umukobwa yuko umukunda nawe arabyemera yuko ampaye urukundo cyangwa se aganditse muri make abandi bagore bose. Ni iki umwibukiraho yakugoye ku buryo n'ubu ngubu uvuga uti Mana yanjye cyagushoboje kikagukomeza? Shino mwibukiraho cyangwa ese ni byinshi bivuga imbere y'abantu byinshi ese abantu baza bareka bakansura ntibabwire yewe ibintu zansure ntibabwire mu rugo tubwireho ngo bitanu nta kibazo none bitanu shudikana nawe ushaka kumva se cyangwa kuriya rero ikintu cyangoye mubwira ko mukunda umukobwa nyine yari ameze nk'umuntu nyine urabona umuntu wabaye mu buzima nk'ubu ntabwo apfa kwemerera ikintu nk'icyo cyoroshye ikintu cyangoye ni ukumuha ikizami cya mbere arambaza ati ibi n'ibi umbwiraga ibintu byinshi angahe ati bizabishobora ntibizashobora kubyihanganira uzashobora kubyihanganira tuzihanganira kuba ushobora kubura amazi ukajya kwivomera buri gihe ibintu byinshi arambaza ibyo bintu byose rero kubimbaza siko ngewe narangije kubisubiza umutima wanjye kira niyo mahirwe nagize iyo ntaza kugira ayo mahirwe mba naretse nsubira inyuma mu rukundo bikaba birarangiye
ariko kuba yarambajije ibyo bibazo byose ibintu byatumye atinda no kunsubiza ngo ngira utekereze ku rukundo wongera utekerezeho neza ibintu mbwiye okay bose mureke kugira ngo nongere ntekereze ibintu ambwiye ibintu namubwiye narabitekereje nashaka kugira gute ya rero gasa nkaho kamvunnyemo ariko ngira amahirwe yo gusanga nararangije gusubiza icyo kibazo mu mutima wanjye kera biranyorohera ariko kari kagoye kari compliqué buriya nawe ukundanye n'umuntu amara gukundana akakubwira ati ibintu mbwira bitekerejeho neza imagine ako kantu yewe nyine nibaza umuntu w'umugore akubwira ngo ibintu ubundi urarambye kubitekerezaho fata umwanya wongere ubitekereze kandi akabikubwira mu mvugo wumva iremereye akagukanga nawe kabisa umuntu ariko mbwira akatubona ntabwo mwifuje ko byazakubaho ariko n'ukundana n'umukobwa akakubaza icyo kintu nibwo uzamenya uburemere bwacyo ese si kubera iki wabanje kumukura umutima ukamurwanya nk'uko nguko kandi we yari afite iyo gahunda ya rero ntabwo wandenganya hari ukuntu ko abantu bakundana ariko umuntu akakwizeza ibintu kandi atazashobora kubyubahiriza urabona niba uyu musore yari yemeye kunkunda ariko ashobora kuba mu urugero n'ibintu natekereza nka wenda ashobora kuba azi ko wenda nzajya kuvoma nzajya gusenya nzajya kugira gute kuko hariho n'abantu benshi usanga bemereye umuntu ikintu ariko ntibabashe kugikora njye rero byari ngombwa ko mbanza nkongera nkamubwira nti banza wongere utekereze umuntu ukunze uramuzi neza urabizi neza yuko nta maguru mfite urabizi neza yuko habaye ahantu hatari amazi wazajya ujya kuyazana urabizi neza yuko muva nyine nkamuganira mwana banza utekereze umuntu ukunze aramugaye akeneye ko umuba hafi cyane bishoboka nyine banza wongere utekereze urabona ibyo bintu byose ashobora namubwiye ibintu byinshi kandi n'umuntu mbonye gutya kuri kamera nawe abitekereza ibyo bintu byinshi navuze ntaneze kuvuga ngo mbirondore ariko byari ngombwa ko mbimubaza kabanza akabitekerezaho kugira ngo ejo atazankomeretsa ambwira ngo iki ni iki kutangikoze kandi siko ntacyo nshoboye byari byiza kongera kubitekerezaho kugira ngo umwemerere byafashe igihe kingana gute ntabwo byatwaye igihe kinini ntabwo byatwaye kinini kubera ko ibyo numvaga nshaka nagendaga mbibona bigatuma ntafata igihe kinini ntabwo byatwaye igihe kinini kugira ngo se umwemerere ubone ko ari seriye mu byo ari gukora ni ibihe bintu byakwemeje yuko ugomba gukundana nawe buriya rero umutima w'umuntu bundi Bibiliya iravuga ngo urusha ibintu byinshi gushukana ariko jyewe umutima wanjye kugira ngo mbe nakemerera umuntu ko mukunda nabaga nawugoragoje bishoboka narasengaga Imana nkongera ngasenga Imana ariko cyane nkavuga ntibyanga bikunda umutima w'umuntu umutima mfite niwo uzanyemeza nkavuga ni umutima rero ku bintu cyane yewe n'ubu nicara nkamubwira namukunde nuko ibintu byose yambwiraga nabisangaga ari ukuri nuvuga ngo mu rukundo rwanjye nawe ntiyigeze ambeshya ibintu yambwiraga nakoreshaga imbaraga zose nk'umuntu uri kuvuga uti wenda ejo cyangwa ejo bundi namwemerera kubana nawe nakoraga ibishoboka byose kugira ngo menye neza ibintu ambwiye ko ari uko hasanga ni ukuri mu rukundo rwanjye nawe ngeze ambeshya ndabimwubahira cyane byatumye ngira avantage yo kumukunda kuko nagiye nkundana n'abahungu ariko ugasanga umuhungu asizemo akantu k'agacengo mfite impano nziza nkakavumbura nkakamenya byahitaga bituma mpita amanuka kuri wowe nkumva yambwira kuri uyu musore savuye abana guhungisha sheri yambwira ukuri yari mwongera ku kantu disi umva abantu badukurikiye urumva abantu bazakomeza kugenda bareba iyi video kubwiza umuntu kuri birafasha kandi biranadukwiriye nk'abarakora benshi barabeshyana kubwiza umuntu kuri biradukwiriye nk'abarokore umva cyane ariko binarenze
yewe uyu musore yambwije ukuri ku buryo nanjye nta kantu nigeze nuvuga ngo reba nawe uko yambwizaga ukuri ntabigenzuraga kandi we atabizi nkabigenzura ngo ndibuke akantu yambwije ari ukuri akagenzura nkabona ni ukuri gutyo umva yarakoze kuko byatumye nongera urukundo rwo kumukunda numvaga nyine ntashaka umuntu mbese uko yaba ari kose ariko atuje akijijwe akambwiza ukuri numvaga nta kintu bizantwara ego mu rukundo wakundanyemo n'abandi basore bagiye batandukanye niki cyakubabaje ese ubu ni iki ngewe rero ukuntu nakundanaga byabaga binasekeje ukuntu rero byabaga bisekeje ni ukuwe nirindaga kwishyiramo umusore ngo mukunde ntarabanza kumumenya ntawe umenya umuntu 100% uri kubyumva ntawe umenya umuntu 100% ariko nagiraga n'umugisha arata rimwe na rimwe nanakigobeka n'ahantu Imana igambwira tumva uriya musore simushaka nanaryama ndi kubitekereza n'iki byose urabwiraga Imana wa Mana umbabarire uko rero nagendaga mbisaba Imana no gusenga n'igenzura ryanjye ry'umuntu shano kuri pe ndashimiriye Xavier akubwiye yuko yagukunze uwo munsi iryo joro iyo saha itazibagirana mu buzima bwawe wabyakiriye ute byari bimeze bite nyine umuntu wabona hari ukuntu wayikoreye umutwaro mu mutwe yego wakuvunnye nka kera tujya kuvoma amazi kera tukiri abana niba mwarakuriye mu misozi wenda mwabimenya ujya kwikorera ikibuni ukaza cyakuvunnye wenda gupfinagara imitsi hano iri kukurya wagitura ukigorora kumbura yego ubwo rero byo noneho birenze ibyo numvishe ndihutse mva ndatuje ko nari mbonye uwo nashakaga yakunze abakobwa benshi ariko nese numva hari change kuko ibinduka nyine hajemo impinduka bitewe n'uko nyine nari mbonye icyo nshaka cyanyacyo urukundo rwa nyarwo rurubonye urukundo rwanjye rwa nyarwo iyo yagukunda shashare nakoze ase ubyakira ute ko uri umunyenga w'urukundo bigana gute mana rero sinzi ndanumva nshimye Imana cyane buriya nk'uko rimwe na rimwe namwe abasore mubivuga buriya iyo ukundanye n'umuntu mukabana mu rukundo mukarinda mugera ku rwego mubana nta kintu umushinja nta gituma utamwishimira mba numva nishimye birandenga buri gihe iyo ntekereje yuko mu rukundo twakundanye yagiye ambwiza ukuri numva nuzuye umunezero ibyo bintera umunezero nta n'ikindi kintu kindi hakoze icyo cyonyine kikantera umunezero mva ndamukunze mba numva ariko abantu b'abarokore byagakwiye kumera gutya kuzi gukundana n'umuntu w'umurokore ukagira ngo wakundanye na shitani ukagira ngo ntago yize amategeko y'Imana kuko beshya ari icyaha ukagira ngo ntago yigishijwe Bibiliya yuko hanze y'ijuru hazaba imbwa n'abarozi ibyo bintu byose ndabitekereza nkumva nyine yarakoze gusa niki yagukora kikakubabaza sumunigi ntacyo jya nariyakiriye ubuzima bwanjye ntabwo nzi ukuntu nteye ubuzima bwanjye bwose nariyakiriye wenda bikaba byagendera nka gute urabona ashobora kuba avuga uti ngewe kumbabaza ikintu yankora kikambabaza ni urugero kuca inyuma kugira gutya ibyo ntabwo wigeze ubitekerezaho rero ukuntu nteye ibintu byose umuntu abishobozwamo n'Imana ariko ibintu byo gutekereza umugabo yaca inyuma ntare ngo nyire gute none se usaze ni umuntu mu buzima sibyo ni umuntu mu buzima kuva amaze guhura n'iki kibazo cy'ubumuga
niyakiriye ku rwego udashobora gutekereza. Byantwaye igihe kinini mpangana nabyo, aho mariye kubyiyakira numva nta kindi kintu mu buzima gishobora kudistabinga ku buryo umuntu umwe, babiri, batatu, 10 bashobora kubimenya. Niba ikibazo kibaye ngomba kwikasaringa bikarangira. Ubu ntureba ndabizi arankunda kandi nanjye ndamukunda, ariko ubu nta kintu ashobora gukora ngo numve ngo ndapfuye ngisinguyeho ngo ibintu birarangiye. Oya, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese. Uri kubyumva? Icyo kintu rero kereka utazi ko uri umukristo. Igihe cyose uzi ko uri umukristo uba ugomba kwakira ikintu cyose uhuye nacyo. Ntacyo pe, nta kintu yakora ngo kikubabaze. ntacyo. Dore nguyu turi imbere ya kamera, abasore bose twagiye dukundana nabo, urabona kamano sisi muganira kumwe uti nakundanye n'ubu shankorera iki kintu kirambabaza numva ntayo umutwe gera. Dore ngo abandi basore abangira iki wa mugani wawe? yewe rega muri bariya bose nta wanjye wari urimo ntiwandenganya. None se wageze ngo ni nta wanjye wari urimo ubwo nta kindi narenzaho kindi. Nuko nyine kandi hari abo watumiye si babutaha cyangwa waragutashye? nagiye mbatumira, nagize umugisha. Umusore wese twakundanye ntabwo nigeze mutakaza. Ubundi kuntu nagiye nkundana nanjye ntabwo nzi ukuntu uko bigenda, n'iby'Imana yikorera. Twagiye dukomeza gukominikana, dukomeza tugenda tuvugana, kavuze bati se kubera iki tudakomeje gukundana n'iki byose. Niyo hani rero gukunda se, urukundo ni ibintu se byizana n'umuntu, ni ibintu umuntu atekerezaho Imana ikabiha umugisha, ariko nyine mu gihe bidakunze ntabwo bikunze. Nese ubu nimba ntafite umutima wo kuwukunda ku buryo twabana dukomeza dukundane mu buzima busanzwe. Umusore wese twakundanye na n'ubu turacyavugana mu buzima busanzwe, turaganira, tugasurana, tugafashanya, nta kibazo. Ni irihe jambo yakubwiye rijya rigukomeza amagingo aya ngaya? Byaba ari umutoba nkomeza ubwo ngubwo bimaze bite nyibutse sheri kanyibutse ubwo sinjya nongera nkakakubwira. ahubwo se nkubwiye ko mukunda ntabwo bigukunda. ariko iryo ngiryo hari andi magambo ariherekeza karisese sasira neza cyane kugira ngo riryohe ryumvikane. karisasira oya w'umuteri ni umutoma twumve nanone. nta bintu birenze. ikizima ni uko twemerana. ashobora kuba wihariye ari amagambo yawe wihariyeho y'umwihariko atandukanye n'ay'abandi bose yakatiye. iyi ngiye y'amagambo yanjye ntabwo ari nka twa tundi abantu bavuga turi aho duciriritse. iyi ni amagambo baremereye abantu bazajya bajya kurambagiza. Abasore cyangwa abakobwa mujye mumbwira mbagire inama mumenye ibyo mubi. gatubwire okay, cyambere ndamutuma muvuze gutyo mukagira ngo wenda ni utugambo twindi duhari. Ntago buriya ngiye kuntu nteye nawe wamubaza sheri wanjye, ntago ngiye utugambo ngo tw'udutumba ngo turi aho ngaho twubwira umuntu gakunda yishimye. Oya, turaganira bari kubwira ko ukunda nkabikubwira, ariko ntago ari nka byandi byakira ngo mbwira ngo ndagukunda mutagagize uturabyo muzanire uburabyo n'ubuki ngo ukunda ushiduke. Oya, ndabwira ngo ndagukunda ukabyemera, tugakomeza tukaganira ubuzima bwo kubakana. Nkakuganiriza nkaguha inama zishobora kugufasha mu buzima. Izo nama rero nizo kenshi ugeza umuntu uri normal umugira inama ukamuganiriza bikaruta ya mitomo ushobora kumutera. ase nibyo hano niko byagenze, nta bintu by'imutoma. Giye ntabwo nari nkeneye n'umugabo ugira utugambo twinshi se nirwo rukundo. Giye nari nkeneye umuntu uvuga akavuga ijambo rimwe, noneho nyuma hareba rya jambo yavuze. Hari ibintu byinshi nyine wenda nk'umuntu w'umukobwa uri kugira gukundwa nshobora kumuganiriza. Ntago umusore ugira utugambo twinshi ari we ufite gahunda y'urukundo rwo kubaka. Urumva hari n'ukuntu umusore agukunda
wareba ukuntu agukunze ukabona hari utuntu tumwe na tumwe. Abazakurikirana iki kiganiro Imana izabaha umugisha, bazatekinge nimero zanjye bampamagare baganirize mbabwire umusore uri siriyasi. waze kubutubwira Nyine hari abazakurikirana iki kiganiro ariko bubatse ingo, ubwo se ubwo urumva bibareba. Ariko uzagikurikirana ari umukobwa nzamuganiriza mubwire umusore uri siriyasi. Yego. Ni iki gishobora kuba cyaba nk'umwuka mubi cyabatandukanya hagati yanyu ukeka, cyangwa urujya unasengera ukavuga uti Imana yanjye uzaturinda iki kintu? Ku ruhande rwanjye nta kintu ushobora kumva. Rero nakubwira ngo sinzi ukuntu ukomeze, narakomerekejwe bihagije nyuma yo kumugara. Rero nta kintu umuntu ashobora kumbwira gishobora gutuma afata inisiyative yo kuvuga ngo ndetse umugabo, cyangwa ngo ndamwanze, cyangwa ngo nshwanye nawe ngo bibaye induru. Njye nahuye na byinshi binkomeretse cyane. Si ubwo ntabwo ushobora kuvuga uti ejo n'ejo bundi bishobora kuzanga ugasanga yahise acika arigendeye? Buriya rero kaza nkabwira, none se kugenda uri kumva byakora iki ku muntu? Mwese n'abantu batamugaye, usibye umugaye ntabwo abagabo bacika bakagenda. Naho baragenda neza, ntabwo ari ikintu cy'igitangaza gikaze kimbayeho. Muri iki gihe se byiza ugasanga hari abasore bahinduranya n'amacaci cyangwa isengero akurikiranyemo umukobwa. Hari n'abakora ubukwe bakamarana igihe runaka kuko hari icyo amushaka, yamara kukibona yameta akajugunyira hirya akigendera. Wowe bikubayeho wabyakira? Ye rero bimbayeho ubundi sinzi, cyewe nashatse nkuze ntabwo ari mu myaka. Niba nabyita uburushyi, niba nabyita ibitekerezo, ntabwo mbizi. Ibyo bintu byose urabizi ko ndi umuvugabutumwa, sibyo? Ndi umuririmbyi. Ibyo bintu byose ndabibona, birazwi. Hari n'ingo nyinshi usanga abantu badasengera ahantu hamwe, umugabo asengera he n'umugore asengera he, ariko ugasanga babanye neza n'ibiki byose. Rero kuvuga ngo wenda agagiye mu yindi caci kubenda umukobwa yakunze byagenze gutyo, yanamureka. Icyo nzi cyo niba ari uwanjye kugeza Kristo agarutse azongera agire gutya, yongera ahindukira aze. Ubundi hari ibintu tudakwiye gushyiramo imbaraga zacu. Imana yaraturemye, ubu Imana nyuma yo gushaka izi bintu byose bizambaho ujye simbizi. Icyo ntegetswe rero ni ukuvuga ngo ibintu byose bizambaho nyuma yo gushaka ntegetswe kubyihanganira. Nibiba byiza ndetse ko nzishima, nibiba ari bibi ntegetswe kubyihanganira, kuko si ugukizwa se mpaka Kristo agarutse. Hari imirimo nakoze none ubu ntatesha agaciro. Reka ngomba kuzambarira ikamba ryayo. Ni ngombwa uko byagenda kose, niba ari uwanjye kugeza Kristo agize gute agarutse, yakongera akagenda akongera akagaruka. Ni iki jya umusaba ukavuga uti sheri uramenya iki kintu ntuzarama? Musaba se rero reka nkubwire, umuntu ni umuntu ashobora kuba ubwe ku giti cye atahinduka, ariko akaba yahindurwa n'abandi. Birashoboka. Swati bakoze ibintu byo kuba bamugirira nabi bigatuma ahinduka n'iki, ariko nta kintu na kimwe ndamubwira ngo mubwire ngo iki ni icyo gikoze. Ni byiza kandi aragukunda, gusa nibyo twimaginaga. Yego, byashoboka cyane, turi abantu ko bimaze kwivuga. Hari igihe atafata niyo ya mbere akaba ari nawe unabikora. Ibyo birashoboka. Buriya umuntu ni mugari. Nshatse kuvuga ngo hari ibintu umuntu adakora ariko abantu bakaba bamuroga bikaba kubera ko bamuroze. Rero ibyo bintu byose totarumagewe ntago navuga ngo ndi umwere, nawe ntiyavuga ngo namwere. Turi mu isi kandi hari n'igihe abantu bose ataba ariko bishimiye ukuntu mubanye n'ukuntu ubuzima buzajya bugenda, ariko byose data wa twese mwiza azabana natwe, turabyizeye. Yego, we waduhaye kumenyana, akaduha urukundo, tukaba turi kumwe tubanye, ndabizi n'ibindi azakomeza abane natwe, turabyizeye. Yego.
nibwo ndabikubaza nkabona ugize akantu ka emosiyo cyane umenye ubitekerejeho. Reka twigarukire ku munsi wanyu w'ubukwe, wa munsi wari utegereje aho inzozi zawe zari zibaye impamo. Wabyakiriye gute mu bukwe? Twabonye umuteruye akara kantu wakagize gute ko wari wagapanze? Rero buriya umuntu agukunda kandi akagenda akora n'ibimenyetso bigaragaza yuko agukunda, nawe byanga bikundira mukunda. Rero umuntu nkanjye w'umusiporutifu rwose nabona ari kubura kwiterurira umugabo. Rega urabizi ko ego ndi umukinnyi wa sitingi volleyball, urumva rero ndi umusiporutifu, ntabwo nari kubura kwihera umugabo cyangwa muterure. Ntabwo kari akantu ari sawa. Muzongere nterera Gogwiti bro, gogwiti uzabyongere niko nari mbibwiye. waragakunze se? Aya umuntu ugwe kese utazanga. Ese ko icyo utabuteruye wowe ufatiye kandi rero kubanje. Bwana buriya ngiye ntamuteruye. Ndaguteriye rigasubiza se. Ndaguterera n'ahandi hose sinjya guterura. Ahandi hose. Asi ni iki yagukoreye kumva kigukoze ku mutima, emosiyo zirazamutse, amarira aratakaye? Njye rero buriya hari ukuntu Imana ikubwira ibintu si ibintu koko bizaba. N'ubu urashaka kurira? Jewe reka mbabwire abantu bazadukurikirana gukoresha ubukwe ni nyine ni umuteguro w'Imana pe, ni ibintu by'Imana. Ntiwavuga ngo ufite ubushobozi. Umva, Imana yaremye abantu benshi, baragushyigikira bakagufasha, ukugira inama, ugusengeye, uguhaye amafaranga, ugira gute. Ariko jye nkimara kubona byo byonyine nyambara agatima nibaza guriya mwambaro wera, yewe nkajya mvuga Imana we uzandindiriye kanzu uzayambare, nkajya mvuga fani iriya kanzu narayigenzuye nsanga nta bururu buriho, nsanga nta mukara uriho, nsanga ndayigenzura neza, nsanga ahantu hose n'umweru. Nkavuga Imana iriya kanzu yera uzamfashe nzayigereho nyambare. Ubwo rero byo byonyine kuyambara natangiye n'umunsi njya kuyigera naranezerewe. Camana abantu badakoresha ubukwe bajye bihangana n'ukuri ubukwe buraryoha. Bahombye byinshi. Ubukwe buraryoha. Rero nkimara kwambara impeta numvishe nuzuye umwuka wera, ndavuga n'ibintu byose ko yagiye bivuga, kuko abantu benshi barambwiraga bati hagakorwa ikintu kimwe bakambwira batumva nubwo bigeze hari kejo bizahinduka ntibigere, nyine bagahama bameze nk'abantu banega iminsi bazi ngo nyine ntibizagera ku munsi w'ubukwe ntituzaba. Baracyaye gutega. Urumva noneho ugasanga rero bimeze gutya. Noneho nkimara kwambara impeta ubundi nuzuye umwuka wera akintwiye nkitwikiriye ntari ataranantwikurura. Noneho nyuma yaho mbaye nk'umusozi ngira nkifata, ariko maze kwambara impeta impeta we Mana warakoze. Mana yarakoze. Yego. Hari bamwe ngo bajya bababwira gutya ngo urabona ngo ntabwo bizaramba, ngo ibyanyu ntabwo bizamara kabiri. Bivuga abantu ntibabura kubivuga, n'uburenganzira bwabo kubivuga. Imana yabahaye n'umunwa wo kubivuga, ntibajye bivugira nta kibazo. Ariko urugo rwubakwa n'Imana, natwe twizeye ko Imana izatwubakira. Ego. Ni nk'iyihe mitego bajya baguteka ukumva nawe ubwawe ugizemo akantu k'ikikango? Oya, jewe ntago nikanga, ariko barabivuga. N'ubu bari abamagara kuri telefone ati twumva abantu bavuga bati se koko muracyari kumwe, ese umuntu umugabo ko yatangiye gukunda ariko akigukunda bimeze bite? Nyine ugasanga nyine barabyibaza, nkababwira nti tubanye neza nta kibazo. Kumva ngo abantu ngo bari bazi ko ngo mutazamara kabiri, umusore ngo bazi yuko ngo hari ibintu agukurikiranyeho ngo natabibona ngo azabire. Oya, twabwizanyije ukuri mu rukundo rwacu, ibizaba ni nkuko n'abandi bose byaba. Niba iki se bavuga ko yaje agukurikiranyeho? Yego ko hari abantu ngo bazi ngo umukire ngo mfite ibintu gusa, ariko rero umukire we ariko reka nkubwire ndanakize. Ubwo nkubwire ukuntu nkize. Buriya umuntu ukijijwe
urumva akavuga atumva njyewe ndakijijwe akabyihamiriza ku cyo giti aba ari umukire kuko twizera ko ejo cyangwa ejo bundi Imana yakugirira neza kandi murabizi ko Imana itazava mu ijuru ngo izi kugirire neza izakoresha abantu yaremye sibyo rero ndi umukire kuko nkijijwe ubu n'umuntu wantwerereye urumva akareba nyine akareba ati uyu mukobwa disi yagiye gukoresha ubukwe n'ibyo byose akantwerera navuze ati umuntu kuko hariho n'abantu benshi bagiye babinyandikira bambwira bati ukuntu wakoreye Imana n'ukuri natwe reka tugushyigikire urumva agashyiraho n'ako kantu ahita avuga noke kuba nkijijwe nako ni keza iyo umuntu akijijwe n'ukuri Imana imugirira neza n'abadakijijwe bagirira neza ariko rimwe na rimwe twe niyo tunasenga turavuga Mana wibuke ibi n'ibi aha nazamutse izuba iki ukabyivugisha ibintu byinshi rero Imana izagenda itugirira neza turabyizeye aha tugana ku musozo noneho ni iki mwagira abantu bandi baba badukurikiye kuko muri kugana mu nzira y'urushako niyo mwatangiye ni inzira igoye iri kunanira bamwe muri kumva bamwe bari kuyivamo amadivoruse aravuze ubu hano hanze bari kugenda bapfa ibintu bigiye bitandukanye mwebwe iyi nzira yanyu mwinjiyemo ni iki mbere na mbere muri kwirinda kwitwararika kugira ngo bitazaba cyangwa mutazagwa mu cyuho cy'abandi babatega iminsi njyewe ku ruhande rwanjye rero ikintu cya mbere shyira imbere ni ukutumva amabwire icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ugusenga Imana ibindi biba bisigaye Imana niyo ibikora bro ko areba ari kuvuga yuko uzafata iya mbere mu kumusiga uza kuvuga se gusa arakantu aradusabye keza kubwira abantu iyo urebye ibigaragara byo hano hanze usanga hari divorce nyinshi ndetse ziteje n'ikibazo sinzi abantu nyine abanyamakuru mujye mukora ubukangurambaga cyane ariko natwe tugize amahirwe uyu munsi yo kubivuga barabivuze government irabivuga church zirabivuga ariko divorce zo zifashe intera ndende cyane ariko buriya ngeye mwigenzura ryanjye usanga cyane divorce ziterwa n'uburyo abantu bajya gushaka uyu munsi umwana arikangura yakumva wenda atangiye kugira udufaranga agahita avuga ngo agiye gushaka umukobwa akagira gutya yakumva yabona abasore batangiye kumutereta cyangwa se batangiye kumuhamagara ari benshi akumva ariyemeye akumva arakuze abandi agatekereza yabona uburyo abandi bantu babayeho wenda inshuti ze akabona inshuti ye yashatse nawe agahita yumva agahita ajya gushaka akenshi izo ngo zihura n'ibibazo byinshi cyane cyangwa se umuntu n'ubujyanama bubi nabwo busenya ingo ugasanga wenda umuntu yahuye n'abantu aramubwira ati rero nushaka ngo umukobwa ufite isura imeze gutya abana bawe bazavuka basa gutya ati ntabwo nushaka umugore mubi udafite isura wenda tuvuge sinzi wenda amasura meza abaho kamemu ariko ugasanga nushaka umugore umeze gutya ntabwo uzagenda mu bantu ntabwo uzajya ubona uko wicara mu bandi bagabo ugasanga akenshi abantu bari gushaka abantu bagendanye n'irari ryabo ahubwo batatagetinze nyirizina ku kintu cya nyacyo gishobora kububakira umuryango wowe ujya guhitamo asifu ukamubwira uti cyangwa afata icyemezo cyo kumushyira mu rugo cyo kumugira umugore wari ugendeye ku ki njye rero ikintu nagendeyeho cya mbere njye nari maje gukura mu mutwe fesite kunabanje ndatekereza ati rero niba ngiye gushaka kera nkiri mu myaka kuva mu myaka muri 14 n'itanu n'itandatu kuzamura kugeza mu myaka 20 aho hagati nk'abandi basore bose aba yumva azashaka agakobwa keza
kananutse se niba ariko akunda, kabyibushye se niba ariko akunda, gafite isura imanuye k'inzobe cyangwa k'imibiri yombi keza nyine. Ni ibyo biba muri mayindi y'umuntu ukiri umwana ukiri mutoya. Ku bantu bazadukurikira, waba uri umusore uzayireba, waba uri umugabo, ariko ukaba uyu munsi ugifite mu mutwe imyaka waba ufite iyo ari yo yose, nashaka bari 30 ibyo ntibindeba, ariko ukaba ugifite mu mutwe yuko uzashaka umukobwa uzabasha kunyuza mu bantu, cyangwa se ukumva wararikira umukobwa mwiza, wabona wa wundi ufite agasura kameze ukuntu ukumva nta kintu mwavugana, kabi ukumva nta kintu mwavugana, akeza akaba ari mwavugana mukaganira. Icyo gihe ntabwo urakura mu mutwe uretse gushaka. Abantu uretse gushaka nturakura, ariko niba ugera kuri cya kigero uzumva ko ukeneye gushaka umuntu uwo ari we wese ufite ibitekerezo bikuru, icyo gihe uzajya gushaka. Nicyo kintu nagendeyeho njyewe, kuko nabanje kuranda ndavuga ati se uyu mukobwa nubwo nta mabura afite, ariko ese afite mu mutwe hazima, umutwe we urakora, umutwe ugiye ukora n'izindi ngingo ziba ari nzima. Kuko amaguru nise ntago agenda yicaye, aragenda, ariko byose bituruka mu mutwe. Umutwe iyo ari muzima byose birashoboka. Rero icyo gihe cyose twagandaga narebaga niba mu mutwe we ari umuntu ushobora kubaka. Icyo ngicyo narebeyeho, iby'amasura byo biza nyuma. Ase nicyo ushimira Imana mu buzima bwawe yo kuba uhereye aho wavuye no kugeza amagingo aya ngaya, uyishimira ukavuga uti mwami warakoze kubw'ibi bitangaza? Jya nshimira Imana cya mbere nuko yampaye agakiza. Ikindi cya kabiri, numva agakiza ngora cyane kutazubaka urugo, none Imana yarabikoze nubatse urugo. Ndashimira Imana kumpa agakiza, ndashimira n'Imana yanyubakiye urugo. Tugana ku musozo rero, turagira ngo mugire abantu cyane cyane babandi babatega iminsi batabifuriza neza, mugire ikintu mwababwira. Icyo nabwira abantu baba bari kudutega iminsi, nababwira ngo nibabanze bazirikane yuko Imana ariyo yaremye umuntu, ahubwo kugira ngo badutege iminsi bazayitega Imana kuko ariyo yaturemye. Kuko imigambi y'umuntu kugira ngo igerweho nuko Imana ariyo ibigiramo uruhare, iba yabyemeye. Iba yabyemeye. Nibasoma neza igitabo cya Yobu bazasanga nta kintu na kimwe kijya kuba ku muntu Imana itacyemeye. Imana irabanza ikabyemera, ubundi bikagira gute bikaba. Ntabwo biba bitewe n'ibitekerezo by'abantu n'imigambi yabo, ariko ku mugambi w'Imana ibyo yemeye byo biraba. Ariko rero ibyo bindi ni uburenganzira bwabo, ariko icyaba cyiza ni uko bamenya ko Imana ariyo yaturemye, ibizaba byose kuri twebwe izaba yabyemeye. Ikintu cya mbere ni urukundo, kandi Imana ishyigikira ababanye neza. Byose baho kubw'ubushake bwayo n'ubuntu bwayo. Icyo dusabwa ni ukubana neza n'amahoro n'abandi. Rero turagira ngo dusoze mudusabira umugisha, mudusengera, musengera abari mu bibazo bigiye bitandukanye, munaduhisha n'umugisha. Tware wanjye mwiza, nguhaye iyo mikorofoni, senga Imana iguhe umugisha. Mana Data, twese turagushimiye, tugushimiye ko watwemereye umunsi kuba turi bazima, tugushimiye ko kano kanya tubashe kuganira, kandi twizeye neza yuko ibyo tuganiriye bizafasha abantu batandukanye. Wabwa icyubahiro ko twemereye ukaduha aka kanya, kandi iteka ryose tuzahora tugushima, ndetse naho tutaba tubibona abantu bazafashwa n'ikiganiro tugize nabo bazagushima. Urakoze, fasha bene Data, ukomeze kubongerera imbaraga, ubahe ubwenge, ukomeze kubagura mu buryo bw'umwuka no bw'umubiri, kandi ikiruta byose ukomeze kuba kuzirikana yuko Kristo yenda kugaruka. Urakoze, mwabwe icyubahiro kuko ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo usabye twizeye, amen. Asiho kwifuza kuvugana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yababona ate?
hari nimero mfite iri kuri WhatsApp ni ya Tigo 0772313629. iyo ni iri kuri WhatsApp. Ya MTN ntabwo iri kuri WhatsApp ariko ni 0782559103. turi bwaze no kuzishyiraho mu kiganiro waba wifuza kuba yabaganiriza yabafasha nta muntu wigira turaza kuzibashyiriraho tuzibahereze mu kiganiro. Reka tubashimire kandi tunashimira abo twabanye muri kino kiganiro. Si mwakoze murakoze cyane ariko mutware nawe yababwira nimero ye. Yego bazajya baguhamagara birahagije. mwese mwabaye umwe. Murakoze cyane.